bati telefone rero dutangiranye noneho batubwira ngo nimbi cyane kandi ngo tanga ubufasha aho ugeze hose. Nisango Tewefone umusobanuzi umwe ukeye utunganya ukomoka muri EGS Rutunga. Dukomeze rero, hano hari umukobwa wo mu rugo akora akazi ko mu rugo yitwa Ketia. Nisango Tewefone dutangiye tubona asunika umwana mu kagare, ariko nubwo yamusunitse birangiye yarangariye muri telefone ituma umwana yikubita mu mugezi. Dukomeze filime yacu rero, hano umukobwa byaramucanze, umwana wa bosi amutaye mu mazi, amutaye mu mugezi, ruhurura iramuhururanye. Nisango Tewefone nkibuze gukanda subscribe. Mwajyaga muvuga ngo nsobanura ngo icyongereza, ngo igiswahili, ngo igifaransa, ndari nsobanura igishinwa kugira ngo mbereke ko ibintu ari seriye. Noneho turabona umukobwa yirukanka yihagira cyane ashaka kubamufasha, yirukanka n'umwana ngo arebe ko yamugeraho, yaba n'umuntu wamufasha byibura akamufasha kumukuramo. Ahuye n'uwo bita Kiki, barakubitanye rero. Kiki aramufasha iki rero, aramwangiye. Kiki ni umuntu mubi cyane, yanze kumufasha, ariko arakomeza yigira imbere gatoya. Umwana aracyagenda mu mazi, tubyibuke bantu banjye, dore ngo uyu mwana aracyagenda mu mazi. Ese umwana arabaho ahira umusore witwa Peter ati ngiye ntago naguhereza sister wanjye, ngiye ngiye kugufasha gusa ndakurwanaho mu isi, mu ijuru zirwaneho bagenzi banjye, tujye dufashanya kuko ntago waba kuri isi udafasha bagenzi bawe. Gufatanya ni ibya mbere muvandimwe. Nisango Tewefone mbibutse gukanda subscribe we mushya kuri channel. Dukomeze, uwo nguwo Jack aramanutse, Peter nawe ari kumwe na Jack baramanutse, bagiye kuzana umwana watakaye mu mazi. Ese uyu mwana aravamo, bagiye kwifashisha igare ni hari shaw abari muri metero nka 15. Yo umwana nuko bamukuyemo. Ese uyu mwana arabaho, ni muzima cyangwa bamukuyemo? Ariko barimo kumurwanira, batizana umwana wanjye niwo ntawo umwana wanjye ntawo. Ese wowe wawo wajyana guhaha, tusize bari kumurwanira rero. Making sure you wakoze subscribe, don't forget to make subscribe, ubundi tubane. Nisango Tewefone umwana warere muri EGS Rutunga zatungura abantu bose, nanjye ubwanjye nitungure nibwo n'umufarasha nzabiyereka.